Se umukobwa araza ryarira. Ara. Umusanga repetition yatangiye. Wanegereje? Meze neza wese umeze. Meze neza akanyota kawe kameze nabi mana. Ndabona uri kwinywera ka Amstel. Aka kantu ni akambere kabisa. Ariko ubu ngubu rwose ubu ino repetition tugiyemo neza abajama banje ko ndaba batari koze. Bando. Salama. Bazo umeze ute? Ariko ntukame Chelsea gusuzanya nici yazi no. Ungu ndabizi neza yuko dirije Gakwege yadutegereje. Ubu dirije Gakwege yadutegereje. Ariko rero hase kwacererewe. Bira ibintu by'ama repetition yo muri Korari nabyo byincanga. Ariko rero buriya Gakwege hari akantu keza yazanye. Kano kantu ko kwitwaza aka kantu sase sawa. Aka kantu se precious. Ku rundi ruhande nawe umugabo pe. Iyi niyo ya mbere ubonye. Kaya ni kenisa hori wakamwaho. Umva karyoha. Mustari nicyo kanyobwa kanje. Nako uzakagerageze wumva na nyine karakubiye to. Anumve. Ati mbala mustari shawo inzoga abagabo. Tuba icyo bakwaye pe. Umva kararyoshye cyane ngenda kikundira rero buri gihe niko nkunda kwinywera. Useze ira repetition urabona turi biyijyemo neza. Nsi umuntu numva utangiye no kwivanga numva. Mba nago kaba koroshye kangaka nitubira ugatangira kumva utunyugunyugu. Tugende se. Tugende tudakererwa dore noneho wa mukobwa. Yazi shaka inywere mwana wanjye. Ahubwo buriya rero reka nkwereke hase twagera. Ariko Nibona ko nakavura gatangiye kugwa twagenda. Kamera cyane. Nawe wakazanye se. Agahindika none wala uramfite. Mukomere. None data mukomere rwose. Ubwo nasone ufite man. Isoni ziki. Amazi koko. Aya ni amazi nyine ni yafashe. Dirishaga kwekina atubwiye. Baratubwiye ngo iyo ufite imiriro imirongo iraboneka bro. Niyo ufite amazi. Amazi sege. Imirongo iraza ariko yogeje. Haza imirongo yogeje. Man igabanya udajya ariko mwene imwe. Man uri kutwicira gahu. Auzi ko ibi bintu bituma ugira ibitekerezo. Adirija Nose ugiye gutekereza cyangwa ugiye kureba nkawe ubu se wafata iki uri muri abo. Shabyihorera mani uyu bundi yo wagasomye. Yazirad. Yazishiri. Izina ry'Imana ariko sigiye nakubwire mugomba kuzakira kare ngiye indirizaga kwaje nago nkunda abantu batina. Nago nkunda abantu rwose bica gahunda. Oya gira vuba rwose. Cyane sawa izina ry'Imana cyane nkunda abantu batina bakunda kujya bari abasenzi. Ni wowe wabishe Gakwege kandi naramubwenga ibi binakora. Hari Imana izabimubaza. Abantu baba muri Korari ahantu nabi washyizemo. Ntabwo byabishinga rwose. Ibi ngibi ni by'abantu nagukase. Kana abagabo barakanywa abagore bakakanywa abana bakakanywa. Umva imbaraga na pastor sajya somaho gukomana aka kantu bundi yose hari barabwiriza arimo avuga ijambo ry'Imana karatagakize kugira ngo mugakure ayona kabisa none ubundi nawe twatunategereje tujye kurepeta twatiye usaba ubu ngo president yanadutegereje byadanje amajwi arabari he ariko yewana reka tugereho abanyama bapeti saya abana ariko kugira ngo ugure inzoga nakugurira amandazi tugende muri repetition twihute dore imvura iri kugwa twihute dore imvura iri kugwa yanadutegereje yongera ababwira ibyo byanyu by'imiriro muceho tugende kwirepetera sawo Gakwege ni urwenya icyo kinyarwanda cyokera abantu bose baraseka baranyuwa n'urwenya bavuge tuje ubusazi niko buryohe bw'ibigereranyo abakuru n'abato banyurwa Gakwege gikomeza kuwusetsa rwose ndishimye kubakira nka Korari yanjye Abagashize Kwaya
mwese mwumve mugenzi wanyu arifata mukazana koko afite amazi sinagema ni neva kubera iki koko ataba yafasha akantu ibi bintu ntabwo byemewe nubwo tutamuzi yego ariko buriya ntabwo ari byiza buriya umuntu mutazi muramwakira ntabwo mwamuzi wenda ikimugenza ashobora kuza agakora nta kibazo tukarepeta n'abahari akadufasha mu kurepeta akumva n'ubuhanga dufite korari yacu ni nziza cyane ukireke kiba kihishwa n'irungu kubera ko kitamwitaho ni ukuvuga ngo nabibabwiye ngiye Gakwege ndabibabwira nkanjye dirisha wanyu nakari namaze kubibona iyo wanazemo agacupa nibwo usawudinga neza ijwi rikaza rimeze neza nabonye yuko ku cyumweru cyashize twaririmbye rwose mu itorero bakavuga ati iriya korari ni sawa cyane ibanga nta rindi rero ni aka ngaka abakobwa bawe bambwiye ngo hariya ngo nta miki ngo nta miriro ngo nta miki iyo niyo siroga ya korari cyane bakubwisha ukuri rwose nta miriro nta mirongo nta miriro nta mirongo tutashyizeho imiriro nta mirongo utama turaguca agatuba turirimba twese kandi tugenda gutya twese tugendera rimwe tunagendana twagiye duterere kwinitera indirimbo ku rusengero rwacu hariyo korari iri guceza ndetse no kuririmba Gakwege arayobera mu mwuka yewe Gakwege karaniyo ngoma twigende karaniyo ngoma twigende karaniyo ngoma twigende karaniyo ngoma twigende God have mercy upon us. Yes, Pastor. Oya rwose ubu turi kurepeta ntugire ikibazo rwose ibintu byose biragenda neza. Oya turongera rwose twakubita umuriro rwose mu rusengero rwose baratwemera cyane nk'uko twabigejeje ubwashize. Oya nta kibazo. Oya twe ntutugireho ikibazo. Uvuze? Wohereje pasiteri? Ko nawe nabonyemo. Dirisha byagenze bite koko kundi? Vibe twari turimo kuyiga zigenze gute Yabaye ikira? Ndavuga kandi munyumve neza. Ninde mu pasiteri urimo hano? Iyo yawe irimo se tuzisangira? Kaze ko tusangira akayoga. Pasiteri aramamagaye n'amasaha aravuga ngo yohereje ngo maneko waje ngo kutuneka ngo arebe ngaze kumuha raporo kandi ngo uwo mupasiteri ngo abigiyemo vuba ngo yamwohereje ngo niwe uza kumuha raporo kugira ngo aze kutwemerera ko ku cyumweru tuzaririmba ariko nta kibazo n'ubundi nta kibazo niyo n'ubundi yaba arimo kubera ko twese tuba twasangiye n'ubundi twese tunywa agacupa icyo nashakaga nakibonye iyi korari yanyu irahagaritswe